Yesu ashimwe. Imana ishimwe ko mpaye akanya kugira ngo muri iki gitondo ari igihe dusangira ijambo ry'Imana. Nitwa Emmanuel Masengesho, ntuye Kabuga, Kigali. Uriya wicaye hariya ni umudamu wanjye. Yitwa Beatrice Wanjiko Masengesho. Ndumva ari ibyo ngibyo for the introduction. Ibindi nuko mba mu itorero ryitwa Covenant Reformed Baptist Church of Kigali, yahoze ari Reformed Church of Rwanda. Abandi bene data benshi hano turaziranye, abandi ntituziranye. Icyo nshima Imana rero nuko impaye umwanya kugira ngo dusangire ijambo ryayo muri iki gitondo. So rero ntatinze, ndagira ngo dufate Bibiliya, ndasoma igice turi bwiga uyu munsi, hanyuma senge tubone gutangira kureba icyo Imana twigishirizamo. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo muri Efeso. Abefeso igice cya 2. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2, tuhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Iyo mirongo niyo turaza gufatanya kurebaho icyo Imana iri butwigishirizemo. Reka nsome nihuse. Abefeso cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo muri Efeso igice cya 2, guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 7. Ndasoma muri Bibiliya y'Icyongereza, hanyuma ninjya gusobanura ndakoresha Bibiliya y'Ikinyarwanda. Ephesians chapter 2 from verse 1 to verse 6, the Bible says, "And you were dead in trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of air, the spirit that is at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of our body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus." Imana ishimwe cyane. Uwiteka Mana, mushimiye ijambo ryawe watanze. Mwami, amagambo ntago ari jye yanditse, nta n'umuntu Mwami wicaye aha ngaha wayanditse cyangwa se wageze mu ruhare kugira ngo yandikwe, ahubwo ni wowe wayatanze kuri Imana. None Mana, ndakwinginze kugira ngo ari njye ugiye kuyavuga, Mwami undinde ko nongeraho n'akadomo utashatse kukajyaho, kandi ndinde ko Mwami nkuraho n'akadomo washatse kukajyaho. Ume kuvuga Mwami nk'ubwirijwe nawe, kandi mvuge ibyo washatse kumvuga byonyine. Ikindi Data, ndasabira abari kumva aya magambo, ndabizi neza ko Mwami atari njye wa mbere uhagaze aha ngaha mvuga ijambo ryawe, kandi sinanjye wa nyuma. Nudashima kugaruka vuba cyangwa se uyu munsi, ariko ndabizi neza ko hari abicaye aha ngaha bashobora kuyumva akaba ari aya nyuma bumvise, nubwo abenshi batabitekereza ko ari uko bimeze, ariko birashoboka. Ndetse nubwo bitaba ari aya nyuma bumvise, Mwami ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe imbaraga warihaye n'umurimo ritumye gukora biwukorere mu bari buryumve bose, ari abazuka Mwami bazurwe naryo, ndetse ari abazutse nabyo Mwami bakomeze gukomezwa naryo, kugira ngo icyubahiro kigarukire Kristo wenyine wenyine wenyine. Mwami, njye nakwifuza yuko nyiva aha ngaha wenda banyibagirwa bose, ariko ijambo ryawe rigakomera mu mitima yabo, kugira ngo icyubahiro n'ikuzo bibe iby'umwana wawe iteka ryose. Amen. Imana ishimwe cyane. Tumaze gusoma amagambo ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso,
ntabwo ndi bujye muri background y'iki gice cyane, ndashaka ko mfokasinga kuri aya magambo ubwayo, hanyuma tukareba ikintu turuze kwigiramo. Reka nongere nyasome mu Kinyarwanda tubone gukomeza. Natangiye nyasoma mu Cyongereza kuko hari ukuntu imirongo yarenjinze mu Cyongereza bitandukanye nuko ipanze mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda hatangira kuvuga ngo namwe yarabazuye, mu Cyongereza hatangira kuvuga ngo and you are dead in your trespasses. Niyo mpamvu nashatse ko nkoresha version kugira ngo bize kurikirana nk'uko nagiye bipanga. Namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzi ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mugakurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu bishakira, kandi kubwa kavukire yacu twarabahugirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu, ubu nibwo bwabakijije. Nuko ituzura nawe twicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Nkuko narimaze kuvuga, aya ni amagambo yanditswe n'intumwa Pawulo ayandika itorero ryo muri Efeso. Iyo tuvuze ngo amagambo yanditswe n'intumwa Pawulo, hari igihe abantu bajya bakunda kuvuga ngo ariko se kuki mutubwira ibintu Pawulo yanditse akabyandikira Abefeso, kuki mutatubwira ibyo yandikiye Abanyarwanda? Ariko njya ntangara ukuntu ahantu hameze, kuko sinekereza yuko umushinwa wakoze iyi telefone yari azi ko hari Abanyarwanda bazayifataho. Ariko iyo ugiye kwikoresha ntabwo uvuga ngo kuki mutatuzanira telefone zakozwe n'Abanyarwanda, kuki mutuzanira zakozwe n'Abashinwa. Ariko byagera ku ijambo ry'Imana ngo barashaka iryakozwe n'Abanyarwanda. Icyo ni kimwe mu bihamya yuko umuntu nyine ahunga Imana mu buryo bwose bushoboka. Ariko natinze aho ngaho, umuntu wese mbere na mbere umutwe w'amagambo tugiye kwiga cyangwa se ibyo tugiye kwiga uyu munsi nabyise ngo life given to dead sinners, ubuzima bwahawe abanyabyaha bapfuye. Life given to dead sinners. Umuntu wese uri muri iyi sare ndamutse muhaye mikoro nkamaza nti urakijijwe, ntekereza yuko byibuze niko ndi gusipoza 99% bambwira ngo barakijijwe. Biragoye ko umuntu yabaye cyangana amaze ngo ese urakijijwe ngo ambwire ngo oya rwose ntabwo ndakizwa. Biragoye. Uretse n'abiciye muri sare bitwa ko ari abajibeyi basoma ijambo ry'Imana, niyo wajya hariya ku muhanda ukabaza Abanyarwanda batambuka ku muhanda 90% byibuze bakwemera ko bakijijwe. Kuri benshi agakiza ntabwo ari ibintu byinshi. Bamwe bumva ko kuba waravukiye mu muryango w'abantu basenga nawe ukaba ukijya mu rusengero utarigeze uruta, ibyo birahagije urakijijwe. Abandi bumva ko agakiza ari uko waravukiye mu Gatolika hanyuma ukaza kubavamo ukajya mu barokore, ukaba nawe nyine warabaye mu rokore mwiza, ubwo nyine warakijijwe. Abandi bumva ko agakiza ari uko waranywaga inzoga n'itabi, ukakora ibyaha byinshi, usambana, ubeshya, ugira ute, hanyuma ukaza kubigabanya cyangwa se ukaba utabikorera ahantu bareba, ukaza mu rusengero, ubwo nyine urakijijwe. Abandi agakiza ni ukuba wenda umunsi umwe barigishije icyo bavuze cyose ntabwo nyizi, hanyuma bagahamagara abantu bazi imbere kugira ngo basengere, nawe ukazamura ukuboko ukagusengera, ubwo birabaye urakijijwe. Ku bandi nabo ko waravutse ukabatizwa ugakomezwa ukaba uri umwana mwiza, uwabaye umwana w'Imana. Kuba ndagakiza nyine nta kindi bisobanuye nuko witwara neza muri sosiyete, nta muntu kuvuga nabi, aho utuye mu ishuri bakwita pasiteri cyangwa se pasiterine, ubwo urakijijwe nyine already. Izi nizo definition abantu benshi bagenda baha gukizwa. Ariko nagira ngo iki cyo tumaze gusoma cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere cya kabiri guhera ku murongo wa 1 kugeza ku 6 turemo ibintu bitatu Pawulo avuga mwahangaha abihawe na Mwuka Wera. Iyo mvuga ngo Pawulo nagira ngo mbibutse ko urwandiko rwanditse, ariko aya magambo ni Imana ubwayo yatanze. Bavandimwe, nagira ngo umuntu wese uri hano ankurikire aya magambo umenye yuko ari Imana yayavuze ubwayo. Ni ukuvuga ngo igenda abandi kuyavuga, usipoze ko ari nkaho ari Imana yaba ubwayo ariko yakubwira direct, kuko n'ubundi niyo iri kuyakubwira. Ni ijambo ryayo, ntabwo ari ryanditse. Turaba ibintu bitatu. Icya mbere,
turareba ngo why do we need to be saved, kuki dukeneye gukizwa. Natangiye babwira ko abantu benshi 90% by'abanyarwanda bazi ko bakijijwe. Turibaza ngo ni iyihe mpamvu dukeneye gukizwa, why do we need to be saved. Icya kabiri turareba God's motive for saving us, icyatera Imana kudukiza icyo ari cyo. Icya gatatu turareba God's means of saving us, cyangwa se uburyo Imana ikoresha ituzanira agakiza. Ibyo bintu bitatu turareba muri iki gice twamaze gusoma imirongo uko ari 6. Icya mbere, kuki dukeneye gukizwa, why do we need to be saved. Umurongo wa mbere twasomye yavuze ngo and you who are dead in your trespasses, ngo namwe abari bapfuye muzi ibicumuro byanyu. Sinzi impamvu mu Kinyarwanda babanje ngo namwe yarabakijije, ariko muri version zose z'icyongereza batangiza and you who are dead in your trespasses. Ntabwo nzi ko ari zose, ariko inyinshi nicyo gitangira. Ntekereza ko no muri original Greek ariyo jambo ribanza, namwe abari bapfuye muzi ibicumuro byanyu. Namwe abari bapfuye muzi ibicumuro byanyu. Bibiliya iravuze ngo twari dupfuye. Hari igihe iyo uvuze ngo nari mpfuye, iyo uvuze ngo nari ngo hanyuma wenda hasi umuntu arangiza, hari umuntu mu Kinyarwanda uko tubyumva twumva yuko nari ngiye gupfa, sibyo? Nari ngeze ahantu habi, ngeze ahantu hakomeye, hanyuma umuntu araza arantabara. Ariko biri icyongereza iravuga ngo we were dead. Ntabwo ari we were going to die. Ntabwo biri kuvuga ngo twari tugiye gupfa, ahubwo iravuga ngo we were dead. Ngo we are in the state of death. Twari turi mu rupfu already. Biri iravuga yuko umuntu wese utarakizwa ngo aba apfuye. Umuntu wese uri hano, reka ndeka kujya ku bari hanze, utarizera ubuzima bwiza bwa Yesu Kristo, utarazurwa na Kristo, Bibiri iravuze ngo arapfuye, literally dead. Ni ukuvuga ngo mu magambo ngiye kuvuga nshobora kuba ngiye kubwiramo n'abantu b'imirambo bapfuye, kwa kundi Ezekiel Imana yamuhaye mission yo kujya kubwira imirambo. Uvuga ngo ingwe muboneye mu kibaya iramubwira ngo genda ubwire amagufwa. It's possible yuko I'm going to talk to spiritual bones among you guys. Ntabwo nzi wariwe, ntabwo nzi nimba ushobora kuba atari wabona wenda ari uriya mutipe wicaye imbere w'inzobe ukabyikuraho kandi wenda ari wowe. Twari dupfuye. Iki nicyo kibazo gihari, death, urupfu. Umuntu wese ku bwa kavukire ni uko amera, avuka apfuye. Ushobora kugira ngo ndagututse, ariko twese niko twavutse. Tuvuka twese dupfuye imbere y'Imana. Niko birivuga, mwari mupfuye. Niba utarakurwa mu rupfu na Kristo, niba nta kintu Imana inakora mu mutima wawe kugira ngo ikure muri urwo rwobo, bavandimwe uracyapfuye. Yesu ubwo yahamagaraga umwe mu bigishwa be muri Luka igice cya 9, aramubwira ngo reka mbanze njye guhamba data. uretse ndaga nkurikira ariko reka mbanze mpambe data. Yaramubwiye ngo reka bari abantu barwaye bajye guhamba umuntu wapfuye. Nibyo reka bari abantu batazi bari ko oya, let the dead bury their own dead. Mvuga ngo reka abapfuye bihambire undi wapfuye wabo. Ni ukuvuga ngo Yesu ari bavuga ko literally ba bantu bari bagiye gushyingura uriya mugabo. Tekereza ariko papa wawe yapfuye, ugiye kuri funeral yiwe, mugiye kumushyingura, umuntu abura ngo ngiro tugende, wamubwira ati ariko bawitonze rwose mbanze njye gushyingura datumva nyine umuntu w'umusore muri famiye ni ugomba kuba uri imbere ufite n'indabyo ugira gute, ni uri bukore nyine imihango yose. Neza abwira ngo reka bari abapfu bajye kwihambira abandi bapfu wabo. Ari kuvuga ubwa mama wawe, basaza bawe, barumuna bawe, ngo barana abapfuye reka bajye guhamba undi wapfuye mugenzi wabo. Ibi ni Yesu wabivuze, the son of God. Wari mwavuze muri ribana niba byivugiye. Arimo aravuga yuko aba bantu bagiye gushyingura muntu state cyangwa se uko Imana ibareba mu maso yayo ibona nabo barapfuye. Icyo uriya bamurusha ni uko we umwuka amaze kumushyiramo, ariko nabo imbere y'Imana irababona mu mva nkuko nabo bagiye kumushyira mu mva. Nivuga ngo umuntu utarakizwa naho ngaho Imana imubona dead, abapfuye. Bene data, ntabwo ikibazo gihari mu isi ari uko tutize amashuri menshi. Ntabwo ikibazo gihari ari uko turi abakene. Hano iyo bati ibibazo rwose wakura ubukene mu isi yaba nziza.
abandi bati abantu bose baba educating bakiga isi yaba nziza. Ikibazo ufite ntago ari uko abantu benshi bakwanga cyangwa se bagukunda, nta n'ubwo ikibazo ufite ari uko utifitiye icyizere gihagije, ahubwo ikibazo ni urupfu, death, ni uko upfuye spiritually imbere y'Imana ikubona nk'upfuye. Icyo niyo kibazo gihari gikemutse, ibindi byose byaba byakemutse. Urupfu imbere y'Imana. Reka nze nkwereke max zigera muri 3 zigaragaza yuko waba upfuye, kugira ngo nimba wicaye aha ngaha, kuko umuntu upfuye mu mwuka nk'uko Imana iri kubivuga aracyafite amatwi yo kumva. Nuvuga ngo imbere y'Imana apfuye, Imana nabona ko apfuye, ariko ibigaragara inyuma aracyahari, aracyagenda. A corpse is still moving. Niyo mpamvu nizeye ko ufite amatwi yo kumva. Noneho niwumva aya magambo ukareba ibintu bitatu koko biri muri wowe, umenye yuko ugipfuye. These are the 3 marks z'uko ugipfuye. Iya mbere Paul arivuga ngaha, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, following the course of this world. Ni kwanditse muri ESV version, following the course of this world. Iyo niyo mark ya mbere. Ngo bakurikiraga mu cyongereza, hari umuntu kusoma mu gifaransa ngo suivant le train de ce monde, ngo bakurikira train y'isi, bakurikira ngo aho isi yerekeza, the course. Iyo umugezi uri kugenda hari inzira wo waraciye, umuntu wapfuye ngo nawe akurikira course isi yamaze gutracinga. Nuvuga ngo aho isi igiye nawe nihajya, ibije byose biramujyana, ibigezweho n'ibyajyana nabyo. He's following the course, she is following the course of this world. Uko niko wapfuye bose baba bari. Iyi niyo uniform igaragaza ko ugipfire mu byaha. Urashaka kumenya ko ukiri mu byaha byawe kandi ko wapfuye wishwe nabyo, dore indorerwamo ya mbere wareberamo. Ese iby'isi ubibonesha yahe maso? Ndagira ngo mbwire ko niba umutima wawe ukiri ku mafaranga, amazu, urushako, akazi, icyubahiro, gushimwa n'abantu, kwemerwa n'isi, kugira igitinyiro, kwinezeza, kurya isi n'ibindi, you are still dead in your sins. Uracyapfira mu byaha byawe. Niba aho ngaho ariho umutima wawe uri, uracyapfira mu byaha byawe. Yesu aburira abantu muri Matayo 6:21 yaravuze ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ni naho umutima wawe uzaba. Where your treasure is, there your heart will be. Ubutunzi bwawe buri hano ku isi, aho ni naho umutima wawe wibera. Nzarangiza ryari ngo umunakazi nicare muri office ngire nivuga ngo muri munsi you can't conceive the image y'ibintu byose uri kureba around you bibaye ibyawe. You are dead in your sins. Umutima wawe wibera hano aha ngaha. Hari abavandimwe bajyaga bavuga ngo Imana ijya kuvuma inzoka yarebwiye ngo izajya irigata umukungugu. Niyo mpamvu n'abana ba Satani bose bakunda ibya hano nyine. Niko birivuga, ntago ari batutse. Niko bivuga muri Yohana 2:2:16. Uko ukunda iby'isi, urukundo rwa Data ntago rushobora gutura muri we. They are mutually exclusive. Paul nawe yongera kuvuga iby'abanzi b'umusaraba muri Abafilipi 2:3, Abafilipi 3 murongo wera ku 18 Plito. Aravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, abona babwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibitekerezo byabo, bahoza umutima ku by'isi. Bahoza umutima ku byahe kujya hano kwisi. Ngo ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba, ngo amaherezo yabo ni ukugira gute, ni ukurimbuka. Ikibagaragaza ni iki? Bahoza umutima, Imana yabo ni iki? Uninda. What shall I eat? Ntabwo atinya no kuba yahemukira umuntu kugira ngo abone icyari, abone amafaranga, abone more money, more beauty. Hari umuvandimwe ujya ukunda kuvuga ngo abakobwa bo ngo buri gihe baharanira no kugira skin. Bavandimwe, nimba ubereyeho kwinezeza, umutima wawe wibera muri ibi ngibi. Nuwuhe muhanzi ugezweho, nihe ndirimbo igezweho, ikipe guza abaye bakinnyi, amavuta agezweho nayahe, the newest fashions, nihe handi ntarasohokera, wampa nanjye ngatunga biriya. Umutima wawe nimba ari aho ngaho uri, nimba ariho ukura umunezero wawe, you are still dead in your sins. Ngo abapfuye dore kibaranga bakurikira aho isi yerekeza. Arashaka kumenya uko yambara, arajya kureba uko abasitari bo muri Amerika bambara, sinkibuka n'amazina yabo, abagezweho ubu ngubu.
urashaka kumenya uko bavuga, arajya kureba abo isi admiringa. Yesu yaravuze ngo iby'isi ishyira imbere ngo nibyo Imana yaguhoringa, ibyo Imana yanga urunuka. Niba uyu munsi ubuzima bwawe bukopera ko isi yita role model, abo abana basatani bita role model akaba ari nawo kopera, nimba aribo nawe ureberaho icyitegererezo, you are still dead in your sins. Nimba ariyo bikuryohera, it's simple, nuko nawe ari kumeze nyine. Following the course of this world. Iyi ni mark ya mbere y'umuntu upfuye. Hariho none n'abandi bakurikira isi mu bundi buryo buri shurude. Aha navuze no abandi bari hanze cyangwa se bari muri twe, ariko nyine buri gihe usanga baryohewe n'utugezweho twose. Hariho n'abakurikira isi mu buryo buri religious, the religious world or the religious worldling. Abantu bakunda iby'isi mu buryo bw'idini. Reka mbasomere mwumve Pawulo ujya avuga. Abakolosayi igice cya 2. Mwirinde hatagira ngo ndahera ku murongo wa 8. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza iby'imihango y'abantu. Iyo bahawe basekuruza akarande kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari ukuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri. 16. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubw'ibyo kuziriza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. 17. Kuko ibyo byose ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ntihakagire umuntu wavutse ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akitera mu byo atazi, ateye kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Ntiyifatanye na wa mutwe ari wo mubiri wose uvanaho gukura kwawo gutangwa n'Imana, ugatungwa n'iby'ingingo n'imitsi bitanga, ugateranywa neza nabyo. Nuko rero 20, niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukirabisi? Ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho, kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe. Mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu, niko ko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigonga iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato kurwanya irari ry'umubiri. Hari abantu bazi ko godliness consisting kutarya ibiryo runaka, murabazi, kutanywa ibyo kunywa runaka, nuvuga ngo the external religion, uko abantu bandeba barambona bakanyita pasiteri cyangwa se bakanyita pasiterine cyangwa se bakanyita umukozi w'Imana, kuzanga nkabyina nkasirimba nkarira, nyine nkatera emotions abantu. Religious worldling, ngo bakurikiza imigenzo y'abantu badakurikiza ibyo Kristo yatanze. Abandi mu byumba by'amasengesho ngo bashaka kumva icyo Imana yababwiye, nuvuga ngo ntago bakwihangana ibyo birivuga, bashaka ibyo abantu babwira. Ntago bakwihangana ijwi ry'Imana ryavugiye muri Kristo, barashaka ijwi ry'aka kanya right now. Hari umugabo ugira ngo nimba ushaka ko abantu baguha attention ugiye kwigisha, ihaguruka kuri pulpit nurangiza ukimara guhagarara uvuge ngo bavandimwe, ndaje nateguye ibyo nize kwigisha umunsi, ariko mwihangane ngeze ahangaha numva Imana irambwiye ngo abantu bano batangira guha amatwi, numva Imana irambwiye ngo iryo ni ijambo, wow, it's a fresh word, ni ijambo ry'aka kanya, reka dutege amatwi twumve. Kuko ibyo wari ugiye kutubwira byo muri Bibiliya biri outdated, birashaje, ni ibya kera, ibintu by'imyaka 2000 ishize. Reka twumve ijambo ry'aka kanya ryo rikiri rishyashya. You are dead in your sins. Nimba aho umutima wawe uri udashaka kumva icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo, ahubwo warihimbiye uburyo bwawe bwo gusenga, warihimbiye uburyo bwawe bwo kunezeza Imana. Paul avuga ngo icyo asabira ab'Isirayeli ngo nuko bakizwa, ngo kubera ko nubwo bafite ishyaka ry'amategeko ariko ribuza ubwenge, ngo ko batazi gukiranuka kw'Imana bihimbira kwabo gukiranuka. The religious worldling. Hatinze ngaha ku gukunda isi. Icya kabiri ngo kigaragaza ko umuntu apfire mu byaha bye, ngo following Satan. Reka masomere mwumve. Mugakurikiza umwami, ni ku murongo wa 2. Mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ariwe mukorera mu batumvira. Following the prince of the air, the spirit who is at work in the sons of disobedience.
gukurikiza ngo inzira ya Satani ngo akorera muri abo bantu. Umuntu ugipfire mu byaha bye, uretse kuba ngo afollowing akurikira isi aho igiye, ngo akurikira na Satani ahamuyoboye. Abantu benshi iyo bumvise ijambo Satani bahita bavuga ngo mu izina rya Yesu. Abandi nyambona mu nsengero bari kumuboha ngo muze tubohe Satani, abandi ngo tumukandagire, abandi ngo tumutwike. Nabwiza ukuri ntabwo Satani bamutwika kuko nta mubiri afite. Nyine ikintu kugira ngo gishye ni simple, kiguma baje gifite umubiri. Abandi ngo abadayimoni ngo twice, ntabwo abadayimoni bajya bapfa, they are spirits, bazarimbuka iteka ryose. Rero Satani abantu bajya bamufata bamuconceiving uko atari, ariko biri mwise ngo ni umwami utegeka ikirere, ngo kandi ni umwuka ukorera mu batumvira. Satani ntabwo njya mbona abantu bagera mu rusengero batangira ngo kwirukana Satani. Ntabwo Satani umwirukana mu rusengero, Satani aba mu bantu ngo akorera mu batumvira. He is a spirit who is at work in the sons of disobedience. Nivuga ngo nimba nawe ucanga utarazuka, that spirit is at work in you. Satani ari gukorera muri wowe. None uyu munsi akaba ari gukongora atari kubira bintu ari kubwira, urumva wowe atari gukabya, ni ukujajinga abantu bikabije rwose. Iyo cyose arabyarwa n'amazi n'umwuka, uracyari a launching camp ya Satani. Igihe cyose utarakizwa uburiki ukiri ibirindiro bya Satani. Ni ukugendera ibyo wambara, ni ukugendera ibyo ukora, ni ukugendera ibyo uvuga. Nivuga ngo impamvu usanga ibiganiro bipfuye by'urwenya rurimo blasphemy ntamenya umubare wazo bikuryohera, nuko the spirit who is at work in the sons of disobedience, he is at work in you also. Arikorera no muri wowe ubwawe. Abantu ngo bapfire mu byaha byabo babakurikira inzira Satani yamaze guca. Kristo ubwe igihe yabwanizaga Isirayeli babandi barimo bamugisha impaka muri Yohana 8:44 yarabwiye ngo muri abaso Satani, kuko ibyo akunda nibyo namwe mushaka gukora. Bwiza ukuri, ngubu uramutse ukoze list nyine uko Satani umuzi, ukandika nyine characters za Satani zose ukazishyira ku rupapuro, ukandika na characters z'Imana zose ukazishyira ku rupapuro, ukavuga ngo ninde duhuje cyane muri aba ngabo. Sibyo? Ndabona ari nde duhuje imico cyane muri aba ngabo. Ubona wahuza n'Imana kurusha uko uhuza na Satani. It's a simple test. Kuko bavuga ngo umwana agenda nka se. Following Satan, ngo ni mukorera mu batumvira. Icya gatatu ngo gukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Following the passions of our flesh. Icyo kirakomeye. Ngo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Wow. Urashaka kumenya niba ugipfire mu byaha, dore ngiyi mark yindi. Carrying on the desires of the flesh and the mind. How can it be so bad when it feels so good? Nigute ikintu cyaba kibi kandi gifiringa neza. Icyo umubiri wawe ushaka cyose ukacyuhereza. You are dead in your sins. Muri gihe slogan igezweho ni follow your heart. Ahantu usanga ku status follow your heart. Let no one judge you, follow your heart. Nyamara Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu urashukana kuruta ibindi byose. Ngo umuntu ugipfire mu byaha kimuranga nuko ayoborwa n'ibyo kamere ye yishakira. Following your heart is a mark that you are dead in your sins. Ijambo ry'Imana rirahari rifite rivuga that you follow what? Your heart. Wowe ukurikira umutima wawe. Itangiriro cya 3:5 haravuga ngo kwibwira ko imitima yacu itekereza ni kubi gusa iteka ryose. Ndakugira ngo ubwire ngo ikintu cyose kiri mu mutima wawe kitava mu ijambo ry'Imana ni kibi iteka ryose. Nugikurikira ujye umenya ko you are dead in your sins. Nimba ari aho ngaho, ngo nimba ari aho ngaho, nimba ari umutima wawe ukugira inama, ijambo ry'Imana atari ryo rikugira. Nimba ukurikira ibyo umutima wawe kubwira n'umubiri wawe, ibyo uko wumva ubishaka, uko wumva wo feeling ari byo bikuyobora, you are dead in your sins. Ntabwo urakamenya Kristo,
ntabwo ari agakiza watakaje ahubwo ntako wigeze ugira. You are dead in your sins. ngo bakurikiza ibyo kamere yabo yifuza. ngo ariko sinkeneye Bible, amarangamutima yanjye arahagije. undi atari ko Imana iba no mu mutima, ntabwo dukeneye icyo gitabo. bavandimwe, wa munyabwenge witwa Salomo yaravuze ngo uwiringira umutima we ubwawo ni umupfu. mu Migani cya 28:26 wiringira umutima we ubwawo ni iki? Ni umupfu. umutima wawe buri gihe ushaka kunezeza kamere yawe. niyo mpamvu gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari n'umujinya n'amahane, kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibisa bityo, ari byo biba mu mutima wawe nyine. kuko umutima wawe urashukana kuruta ibindi byose. ushobora kuba navuzemo ibintu hano ukumva biri extreme, wenda kuroga, ntugiroga, gusenga ibishushanyo, gusenga amafaranga, umubiri wawe, inshuti zawe n'abavandimwe bawe, ariko ntabwo basenga kuko ntabwo bapfukama imbere, ariko urabasenga kuko niba waba umutima wawe buri gihe ibyo bakunze n'ibyo ukunda, iyo nyine wirinda kuofendinga mu buryo bwose, ku buryo uko bashaka kugenda niko nawe ugenda. You worship them. niko ubundi ntabwo gusenga ikintu bisobanuye kukikubita imbere gusa, ahubwo nimba aricyo kigenda ukubaho, you are an idol worshiper. usenga ibishushanyo n'ibiganiro bibi. aho siniriwe njya kuvuga amakomedi asetsa abantu muri iki gihe murayazi, nayuzuye blasphemy, gutuka Imana gusa. ndagira ngo dukanguke twumve aya magambo kuko aratureba twese. usanga benshi ibiganiro bibi nibwo iyo bari mu ruhame babigaya, ugasanga rwose atabivuga, ariko yaba ari wenyine akumva iby'umutima we yifuza. muvandimwe, nimba ari ukuntu umutima wawe uri kandi nawe ukaba unezezwa no kuhaza, menya yuko iyo ari imwe mu bimenyetso by'uko nubwo wibwira ko umaze imyaka myinshi ukijijwe, cyangwa se nubwo abantu bakubwira ko uri umwana mwiza nawe ukaba uzi ko uri umwana mwiza, ariko wabona ntawe urahurira na Kristo, ukaba ufite idini nsa ariko umucyo wa Kristo utarakumurikira. ngo dore biranga umuntu ugipfire mu byaha, akurikira isi ngo aho yerekeza ntacyo nyine ajya abona cyo kugaya tu. Hollywood iraza akabona iraryoshye. ni ngo ibintu byose ubona bigezweho uyu munsi ubona biryoshye, ntacyo kugaya kirimo. umutima wawe cyo kubwiye nicyo ukurikira nawe nyine, ubundi Satani agakorera muri wowe. You are dead in your sins and trespasses. icya kabiri nari maze kuvuga ibiranga umuntu ugipfire mu byaha, ibyo bitatu. icya kabiri ariko ikibazo gikomeye umuntu afite gituma agomba gukizwa, icyo ni icya mbere, ni uko tugipfire mu byaha. icya kabiri kiruta ibyo ngibyo ngo ni uko niba ari ukuri ko dupfire mu byaha, niba upfire mu byaha byawe koko, ntacyo wakora wowe ubwawe ngo uhindure ukuri. mwabyumvise? kuba upfire mu byaha ibyo ubwabyo ni ikibazo. noneho dore ikibazo kiruta ibyo ngibyo ni uko wowe ubwawe ntacyo wabikoraho. bakunda kuzubwira ati mwihane, muhindukire, mureke kunywa inzoga, mureke kunywa, mureke kubeshya, mureke kurarikira. ariko wowe ubwawe izo reforme, kera najyaga mpora ndifominga ubuzima bwanjye, kangura uwo musore uri imbere, nuvuga ngo wasanga buri gihe ndi kuri fominga ubuzima, nandika resolutions buri gihe. guhera uyu munsi nzongera kugera gutya, guhera uyu munsi ugahora muri resolutions, hari ugasanga ibyo wavuze kutazongera gukora n'ubundi wongeye wabikoze. nta bushobozi ufite bwo guhindura uko uri. umva ukuntu Pawulo avuga ngo kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirwa umujinya nk'abandi bose. umurongo wa 3 nuvuga ngo that's how we are by nature. nuvuga ngo uko nguko niko umuntu wese avukana, avuka apfiriye mu byaha bye, nta kintu we yabikoraho. ntabwo ari ibintu biri gukuza, ni ibintu uvukiramo nyine, ni ku bwa kavukire. ntabwo ari nk'aya mahomvo ya Jean-Jacques Rousseau avuga ngo l'homme est naturellement bon, c'est la société qui l'a corrompu. ntabwo ari ibyo ngibyo ngo umuntu ngo avuka ari mwiza ngo sosiyete nimwangiza. ntabwo ari byo. ntabwo uvuka uri mwiza, ntabwo wavutse uri mwiza, ntabwo navuze ari mwiza, twese tuvuga turi babi dead. ntabwo umuntu yapfuye aba ari mwiza. niyo mpamvu umurambo wasohora mu nzu. ntabwo uri mwiza, uri mubi.
none se umwana w'uruhinja nihe yigira yuko iyo mama we yatinze kumuha ibere yivumbura akanga no konka kandi ashonje, ndetse nyina yamuha ibere akariruma? Cyangwa se wamuha ugasanga ikintu cyose aragishaka wakimwima akigaragura hasi? Where does it come from? Twese tuvuka dupfuye, ni ku bwa kavukire, niyo mpamvu ntacyo wabikoraho. Kuva igihe Adamu yamaraga gucumura Imana ikamusohora muri Edeni, twese tuvukira muri iyo state yitwa gupfa. Nuvuga ngo umuntu wese uri hano uvukiye hanze ya Edeni uvutse upfuye. Simple. Imana ngo yafashe ngo abamarayika irabwira ngo nimugende mukingirize igiti cy'ubugingo, nuvuga ngo igitanga ubuzima, ngo kugira ngo abantu batazahirambura aho bakagikoraho. Imana dushyize hanze y'ubuzima igihe yadushyiraga muri Adamu. Twese ntabwo tuvukira. Ntabwo uvuka uri umwana mwiza ngo utangire wenda uhure n'ibibazo ugende uba mubi. Oya, twese tuvuka turi babi, ahubwo sosiyete igenda ityaza bwa bubi bwacu. Itwereka ngo work out your potentials, nawe ho ugatangira kuziba working out. Ubwibone bukurimo bugatangira bukasohoka, irari rigasohoka, ariko byisanzwe bikurimo ntabwo byavuye handi. Kuko Yesu yaravuze ngo umutima w'umuntu niho harimo ibi byose, niho bituruka. Umutima w'umuntu ntabwo ari kuri Satani. Yamwumva kumva abantu bavuga ibintu byose ko ari Satani yo wanteye kugira gutya. Yesu yaravuze ngo mu mutima w'umuntu, ntabwo ari umutima wa Satani, mu mutima w'umuntu niho hava ibyo bibi byose. Ni uko tuvuga ku bwa kamere. That's the danger. Niyo abanyarwanda ba kera ngira ngo bari bazi ubwenge. Bari bavuga ngo kamere ntikurwa na reka. Kamere ntikurwa na reka. Nuba kubwira umuntu ngo rekeraho ntabwo bikuraho kamere ye. Ntabwo biyica. Ubundi bakavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, ariko uwo mugani nge nawutekerejeho. Igiti kigororwa kikiri gito, mu yandi magambo uramutse ukiretse kiragoramye ubwacyo by nature. Kivuka kigoramye bisaba yuko ubanza kukigorora, kuko ukiretse yakubana ibibazo. Kuki batakireka? Nimba umwana avuka ari akana keza, akamarayika kuki batakareka ukagenda ukagorora? Ngo uburere buruta ubuvuke. Uburere buruta ubuvuke. Nuvuga ngo uko wakurera nyuma ni byiza kuruta uko wavutse. Pawulo abwira rimwe abantu yagiye kubabwiriza ngo Imana ntabwo yigeze barekeka ngo idafite icyo kwihamya. Nubwo abanyarwanda nabo bafite icyo kubashinja, bari babizi ko ari uko umuntu ameze nyine, nubwo bireba batari bayifite. Imana iravuga ngo ingwe ntiyahindura ubugondo bwayo, ngo n'umunyetiyopiya ntiyahindura ibara ry'uruhu rwe. Muvandimwe aragira ngo mbwire yuko ntabwo ufite ubushobozi bwo guhindura n'akadomo ku byaha byawe no ku bubi bwawe. Wowe ubwawe you can't. Nta bushobozi ufite. Iyo niyo danger ikomeye kuruta kuba ubifite. Kumenya ko urwaye ni kimwe, no kumenya ko nta bushobozi ufite bwo kwikiza cyangwa se bwo kubona umuti muri wowe ubwawe ni ikindi. Pawulo we igihe yamara gucumura yaravuze ngo dore narimo gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. Yamenye yuko icyaha cye kitaturutse mu kuba gusa yabonye umugore uri koga yambaye ubusa. Oya, ahubwo ngo gituruka mu ivuka all the way mu nda ya nyina. Niho yaturutse ari umunyabyaha. Niho ubunyabyaha bukomoka. Icyo ni ikibazo cya kabiri gituma tugomba gukizwa. Icya mbere ni uko turi abanyabyaha, tuvuka dupfuye, we are dead in sins. Icya kabiri ni uko ntacyo twabikoraho. Urabyumva? Kuko niko twavutse nyine, niko kamere yacu. Icya gatatu ni uko gikomeye kuruta ibindi noneho. Fata ariko se bintwaye iki ko ndi umunyabyaha? Abantu bose si abanyabyaha se? Erega nta muntu uri perfect. Nobody is perfect. None se ubwo bintwaye iki? Mu rupfu rwa benshi se umunyenga. Icya gatatu ni cya kindi nasomye mu murongo wa 3, ngo kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Mu cyongereza bavuga ngo we were by nature children of wrath like the rest of mankind. Children of wrath. Turi abana b'umujinya literally. We are children of wrath. Umujinya wande w'Imana ntabwo ari imbabazi zayo. Ntabwo tuvuka turi abana b'imbabazi z'Imana, tuvuka turi abana b'umujinya w'Imana. Bivuga ngo umujinya w'Imana niwo wari umurage wacu. Tuvuka twinheritinga umujinya w'Imana, niwo turi ku mutwe. Nakubwiza ukuri ko uramutse wumvise urugero rw'umujinya w'Imana
utazongera gusinzira utaramenya ko umujinya wawe ukiza. Uramutse uwushyikiriye ukumva umujinya w'Imana icyo ari cyo, ntabwo wasohoka muri iyi nzu utarambwa shuwa yuko uwo mujinya utakikuriho. Abantu benshi ntabwo bazi ko Imana igira umujinya. Bati Imana ariko iri cool, Imana ariko izatoborera twese, Imana ntabwo ndabona umuntu usinzira azi ko ejo mu gitondo bazamwica. Ubizi neza ko ejo bazakwica ugasinzira. Nimba wicanga nawe ukaba utazi neza ko umujinya w'Imana wakuvuyeho, ukaba umujinya w'Imana ukikuriho ariko ugasinzira, ukarya ukaryama ukiga ntacyo, ubuzima bugakomeza nk'ibisanzwe, ndabwiza kuri uri umusazi. Ndambuze n'izina nkwita. Ukaba utarabashuwa yuko uzajya mu ijuru cyangwa uzarimbuka, ukaba ukikomeza ubuzima nta kibazo. What's wrong with you people? Abantu bazi narimaze kubwira abantu bateka ko Imana nta mushingira. Imana ntabwo yakwica abantu rega. Imana ntabwo yarimbura abantu bose rega. Namwe murabyumva Imana ni urukundo. Ndakubwiza ukuri yuko Imana iyi ngiyi mvuga muri Bibiliya, uretse iyo abantu bamaze guhimba ku mateleviziyo, ku maradiyo, iyo bahimbye mu bitabo, ariko Imana iyi ngiyi iri muri Bibiliya. Yigeze umunsi umwe kurimbura isi yose, isigaza abantu 8. Ari imagine miliyari z'abantu ku isi. Clear the world. Israel isigaza literally abantu 8 ari usigaza isi. God, biza kuvuga ngo no hejuru y'amuzume yayikiye kuri ya. Uzavuga ntabwo yigeze ngo kwari cyaba. Nyine yari mu isi yose kandi nta gihe kubatisha. N'uyu munsi hari igihe tugira ngo mwizere Kristo agakiza n'ubuntu, nyine usanga ari kurwana ukagira ngo rukube hati. Ntabwo Imana iri kubera ukandi bamwe muri twaye niko Zaburi ya 5 umunyabyaha natihana izawurekura. Ntabwo Imana iri kugusabiriza, Imana ntabwo ibuza abantu mu ijuru. Ndabwiza ukuri nuko isi nuvuga ngo abantu bose bari ku isi uyu munsi barimbutse, ijuru ryaba n'ubundi rikiri full. Hari igihe abantu bajya bakunda kuvuga ngo impamvu Imana turaza kwireba hepfo. Yesu yigeze kubwira abantu muri Matayo 10:28 ngo ahubwo mutinye, dore umuntu ukwiriye gutinya. Niba ruzi ko Imana nta mushingira, ngo mutinye, buri mutinye wica umubiri. Nyine umuntu uzaka kwica bikarangira. Ngo ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehenomu. Fear him. Ngo ore mutinye Imana. Ushobora gufata umubiri n'ubugingo na soul, body and soul, ikayishyira muri eternal hell. Iyo ngo bare mutinya. Imana rero ifite ubushobozi bwo kurimbura kandi izabikora, yarabivuze. Has said it. Kuko itabikoze ntabwo yaba yera. Nuvuga ngo kwera kwayo kubwira yuko igomba kurimbura icyaha byanze bikunze. Nuvuga ngo ifite umujinya abanyabyaha. God is a just judge and is angry with sinners every day. Niko Zaburi ya 2 bivuga. Umurongo wa 11. He's angry with sinners. Haravuga ngo reka Imana ikunda abanyabyaha ariko yanga icyaha. Bible iravuga ngo God is angry with not sin but sinners. Every day, not some days of the week. Ngo by nature kubwa kavukire naho ngo twese tuvukire, ngo tuvuka twese hari ikibuye kiri guhanginga hejuru yacu cyitwa umujinya w'Imana. Ndakubwiza ukuri uyu munsi kuba utarawusanga ni impuhwe z'Imana zikigufasha. Ntabwo ari impuhwe zigukiza, ni impuhwe zigutegereza yuko wizera cyangwa ntiwizera. Ni wizera ubwo uzawurokotse, nutizera izakirekura. That's how serious it is. Abantu basigaye bavuga Imana imeze nka comedy, bakaza gasetsa abantu mu rusengero bakakubwira nyine uburyo uzaba uri umwana mwiza rwose kandi yuko Imana igiye no kugira neza, ariko nakubwiza ukuri ayo magambo yose on the judgment day nta na rimwe zizahagarara. Izo comfort zose baguha ntabwo uzongera kuzumva, uzasigara uvuga nka Yobu ngo what miserable comforters are you. Ikiza nuko wakumva ukuri k'umujinya w'Imana kugira ngo ubashe kumva n'ukuri k'ubuntu bw'Imana. Uyu munsi ushobora kuba ariko se umujinya w'Imana ariko namwe mutera abantu ubwoba mugakabya. Ni uko nko Satani yababeje abantu kuva kera. Guhera muri Edeni yakoze iki? Yaragabwira Eva uko ko rizapfa. Imana nayo tuzumva yayo uko rizapfa mwiri gupfa ntabwo rizapfa.
dying you cannot die. Nawe ashobora kubwira ati gupfa ntabwo uzapfa. My friend, gupfa uzapfa. Nutizere ibyo ndi kuvuga, dying you will die. Kandi gupfa ku mubiri gusa ntacyo bitwaye, ngo mutinye uwica umuntu bakamugeza no muri gihenomu. Reka turebe motive ituma Imana ikiza umuntu. Ndimo ndihuta. Igituma Imana ishobora gukiza umuntu. Umurongo wa 4 urakivuga. Tumaze kubona impamvu umuntu akeneye gukizwa. Yapfire mu byaha, icya kabiri ntacyo yabikoraho, icya gatatu kandi hari umujinya w'Imana utegereje abanyabyaha. Izo nizo mpamvu, nimba utarubizi impamvu ukeneye gukizwa. Dore nizo ngizo. Icya kabiri, kandi atangiye mvuga yuko abantu benshi bibeshya ko bakijijwe. Ariko turaza kubonaho ko nimba ukijijwe. Of course twarakoze some test. Nimba wabaye honest, wamenya nimba uri mu bafite ubuzima bw'Imana cyangwa se nimba ugipfire mu byaha. Icya kabiri turebe motive, God's motive to save us. Impamvu Imana idukiza. Irayivuga nayo umurongo wa 4. Ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwayo. But God being rich in mercy. God being rich in mercy. Bavandimwe, iyi niyo mpamvu ituma Imana ishobora gukiza umuntu. Ngo nuko ari umutunzi w'imbabazi. He is rich in mercy. Nimba hari ijambo rye rineza muri Bibiliya mu magambo yose iri jambo amagambo akurikira but God. Buri gihe usanga kenshi ari amagambo meza. But God. Twari dupfuye tuzi ibicuro byacu but God. Kugira ngo abantu bose bacekere imbere y'Imana kuko naho uzatirishwa n'imirimo iteretswe n'amategeko but God. Nuvuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi hari icyo yakoze. Iyi niyo motive. Iki nicyo gisurikira Imana gukiza abantu. Ntabwo Imana ari uko ngo harajya avuga ngo Imana ngo ifite ngushoboye ibintu byose uretse ngo kwihimbaza. Who told you that? Imana ishoboye ibintu byose, nta kintu ikeneye literally. God needs nothing. Inyuma y'ijambo God, Imana nta verb need ibaho. God does not need anything in this world or in heaven. Imana ubwayo irihagije. Imana ubwayo irihagije. Nta kintu kimwe ikeneye. Paulo we aravuga mu Bakorinto, mu byakozwe n'umwe 17:24 ngo Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ari umwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariha bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Ntacyo wakorera Imana wowe. God needs nothing. God doesn't even need you. Imana ntabwo igukiza kuko igukeneye, igukiza kuko wowe uyikeneye. Igukiza kuko ari umutunzi w'imbabazi, not because he needs you. Cyangwa se hari cyo wa impression ye. Imana rwose wayiteye amaranga mutima. Mu Roma 11:34 Paulo avuga ngo ninde wamenye ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo amwe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Who has first given him? What can you give him? Mana rwose uri amasengesho nasenze. What? Wayihaye iki? Amasengesho yawe ko ari musengera ibibazo byawe n'ubundi. Ukireka ko ari cyo byayongeye, ari ipeti wayongeyeho akanyenyeri. Mana rwose nibabaje waribabaje se nyine Imana sugo yungutse iki ko yibabaje ibiryo wibujije warabihaye. God needs nothing. Imana dukiza kuko ari umutunzi w'imbabazi. That's the motive. Yo ubwayo ifite imbabazi nyinshi, ifite urukundo rwinshi ku buryo ari rwo ruyisunika, not you. Ntabwo ari wowe, ntabwo ari ikikurimo cyangwa icyo wakoze kisunikira kuwukiza, ahubwo niyo ubwayo ko ari umutunzi w'imbabazi. Reka amasomero Ezekiel igice cya 56 guhera ku murongo wa 20 mwumve. Igihe Abisirayeli bari bamaze kujya mu bunyage bazira ibyaha byabo, hanyuma ngo bageze mu bunyage nabwo batangira guhura n'ibibazo, bari Babuloni batangira gukubitwa, muzi byabaye kuri ba Daniel, ba Sadraka, ba Bedenego, muzi byabaye nuvuga ngo abantu bagiye mu bunyage, agahinda karabishe, umujyi wabo umaze gusenywa, urusengero rwasenywe. Mwumve Imana ngo ikintu kizatuma ijyayo ikabagarura ikabakiza. Mwumve motive izayisunika. Nuko bamaze kugera mu mahanga ayo bagiyemo, bazirura izina ryanjye ryera, bituma abantu bavuga bati aba ni ubwoko bw'Uwiteka, nyamara bakuye mu gihugu cyabo, mu gihugu cye.
ariko nagiriye izina ryanjye ryera, ari ryo ab'inzu ya Isirayeli baziruriye mu mahanga ayo bagiyemo. Nuko rero ubwira ab'inzu ya Isirayeli uti, nimwumve uko umwami w'iteka avuga ati, si ku bwanyu nzabikora mwa b'inzu ya Isirayeli mwe, ahubwo ni kubw'izina ryanjye ryera, iryo mwaziriye mu mahanga mwagiyemo. Kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye iryaziriwe mu mahanga ari mwe murizuruye, maze amahanga yose azamenye yuko ndi Uwiteka, ubwo nzerekana muri mwe imbere yabo ko ndi uwera, niko Uwiteka avuga. It's not because of you. Ntabwo ari ku bwanyu. Ngo dore ngo bageze mu mahanga, amahanga yose atangira kubaseka, dore ba bantu b'Imana, dore ko bameze, dore bw'abahungu b'Imana. Barandi babandi bavuga ngo Imana ivuga ngo kubw'izina ryanjye riri kuhasebera, nuvuga ngo izina ryanjye niryo ngiye gukorera. Abantu bari kujya baseka ngo mwahuye n'ibibazo kubera yuko muri ubwoko bwanjye. Impamvu nje kubakiza mwebwe ab'inzu ya Isirayeli si kubera mwebwe mukwiriye, ahubwo ni ukubera izina ryanjye, that they may know that I am holy. Bamenye yuko ndi uwera, bamenye ko mfite imbaraga zo kubikora. That's the only motive for God, kubw'izina ryayo. Iyo niyo yazanye Kristo mu isi. Nuvuga ngo iyo niyo motive yazanye Kristo mu isi. Biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana. Nuvuga ngo urukundo, motive y'Imana kugira ngo izane Kristo ni urukundo rwayo. Ntabwo ari uko twayisenze tukayisaba, ntabwo ari uko twapurayinze ngo Imana imwohereze, ntabwo ari uko na n'uyu munsi kugira ngo wowe gukize uhabwe ubugingo buhoraho, nta na kimwe irebaho cyawe. Ni kubw'urukundo rwayo n'imbabazi zayo, kuko ari umutunzi w'imbabazi, kuko ari umutunzi w'imbabazi. Hari n'ibyo bavuga ngo ntaba ari ingingo, not unto me but unto your name be the glory. Ntabe ku bwanyu. Nuvuga ngo Mana si ukubera ngiye nkwiriye icyubahiro, ahubwo wowe ubwawe aba ari wowe ugaragara. Reka nihute. Icya nyuma, God's means of saving us. Uburyo none Imana idukizamo ni ubuhe? Uburyo Imana idukizamo yavuze mu murongo wa 5, kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu, ubu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, uyu ni Kristo wavuga ngaha, ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Kutuzurana na Kristo. He raised us with Christ. Ubwo nibwo Imana ikiza umuntu, ngo ni ukumuzurana na Kristo. Nuvuga ngo ni ukugufata ikagushyira muri Kristo, ugapfira muri we, hanyuma ukazukira muri we. Bene magambo, at the heart, mu mutima w'umurimo w'Imana wo gukiza umuntu harimo umurimo wa Kristo. Yesu arivugira ngo ni ukuri ndabwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye afite ubugingo buhoraho, kandi ntazakirwaho iteka, ahubwo avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Uko niko umuntu wapfuye, wandi twatangiye tuvuga ngo mwari mupfuye muzi ibicumuro byanyu, uko niko azuka. Ngo nuko ngo yumva ijwi ry'umwana w'Imana wakizera wamutumye, hanyuma ngo abavuye mu rupfu, at the moment aba jumping from death to life. Ejo ni mungana n'abantu babwira nti ntabwo ushobora gusengera ubugingo buhoraho. Kera twajyaga tujya gusenga ngo turi gusengera ubugingo, tugusengera Imana kugira ngo iduhe ubugingo. You cannot pray for eternal life. Wose wasenga amasengesho y'imyaka ingahe kugira ngo uzabeho iteka ryose? Ariko uzi ko abantu baca amazi ibintu. Ubugingo buhoraho ni urumva ari ikintu gishyitse amazi ku buryo Imana yakiguhembera amasengesho yawe. Amasengesho yawe adashobora, hari n'igihe atagukiza indwara, kandi ari indwara z'umubiri, urumva yaguha ubugingo buhoraho bwabwo. Ngo naho warira ukicuza ukanababara ntibyari ibicumuro byawe. Niko indirimbo ya 69 ivuga. Naho warira ukicuza ukanababara. He must raise you with Christ. Kristo agomba kubyitambikamo byanze bikunze, akaba ari we wishyura icyo usabwa kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo uve mu rupfu bisaba yuko hari undi ugomba kurujyamo. It's as simple as that. Biravuga ngo ubugingo bukora icyaha bwose nibwo buzapfa. Kandi ibihembo by'ibyaha ni iki? Ntabwo Imana wayinjirana mu ijuru itabonye urupfu, kuko igihembo kigomba kuboneka. The reward of death of sin must be paid. Nimba Kristo ratishyuye icyo kiguzi, ubwo wowe uzakishyurira, kandi wowe nukishyura mu muriro w'iteka ntabwo kizigera kiba paid full. Ubwo uzabamo nyine ushya for eternity, kuko igihembo cy'icyaha ni urupfu. Either Kristo arakishyura ku musaraba cyangwa wowe ukishyurira. Naho habiri, nta handi. Icyaha cyawe nubwo cyaba kimwe, biravuga ngo umviye amategeko yose agasitara kuri rimwe. Tujya dukunda kujya kwatura avuga turi ko se
bana bose uyu munsi bana ko baratukanye sibyo amategeko y'Imana hanze nangaye amategeko y'Imana right ndavuga amategeko arimo ntukagire n'Imana amaso yanjye ntukagire ikishushanyo kwita imbere ntuvugire izina ryanjye gusa ujye wumvira isabato ujye wumvira ababyeyi bawe ntukice ntukibe ntugasambane ntukifuza iby'abandi ntugashinje abandi ibinyoma amategeko 10 biravuga ngo iyo wishemo rimwe nta nubwo no kuryica kwa kundi nyine umuntu aza akavuga ngo nagiye ndica ndategura ndaje ndagenda ndikoya ngo usitaye kuri rimwe ko nkuba ngo sare cyane ngo yose Imana yakonsoyinga nkaho wayishe nuvuga ngo nimba uyu munsi wari uzi ko uzakizwa no kwatura ibyago reka ngusezeranye nuzajya kwatura nuvuga ngo Mana rero umunsi nabeye ariko niye nasambanye nanishe ko iyo wishe kimwe wishe byose kandi numara kubyasura byose ugiye uko Yesu yavuze ngo ukundishe Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose ubwo niba utabishoboye urikira kubaza ngo Mana sinshobora kumenya amategeko ahubwo nyereka ukundi byagenda Yesaya 53 aravuga ngo nukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twamutekereje ko akubiswe n'Imana agacumitwa nayo agahitamishwa n'imibabaro nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe yashenjaguriye gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye niyo dukirisha twese twabye nk'intama zimiye twese twabaye nk'intatane Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese yararenganye ariko yicisha bugufi ntiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga cyangwa nk'uko intama icekera imbere y'abayikemura niko atabumbuye akanwa ke umurongo wa 10 ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura yaramubabaje ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro rwe azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa neza n'ukuboko kwe azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya kandi azishyiraho gukiranirwa kwa benshi bavandimwe uyu nguyu ni Imana yashyizeho kugira ngo abe impongano y'izera amaraso ye urashaka kumenya uburyo Imana ikura umuntu mu rupika mugeza mu bugingo reba wizere niko muri ibyo yavuze 69 reba wizere kubarirwa kwawe kuva igorogota urashaka kumenya uburyo wavuze rwo rupfu nahoze mvuga reba wizere nkuko Mose yamanitse inzoka mu giti niko Yesu yavuze muri Yohana 3:15 ngo niko n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese akizwe nawe ushobora kuvuga ngo njye ariko naramwizeye nigeze no kuzamura akaboko aransengera arisho ko amwizeye uzi neza yuko nta bintu byawe kishinkirijeho ko twamaze kubona ko Imana idakeneye ibyawe nta rindi turo Imana ibasha kwakira uretse iryo ubwayo yitangiye niba mwibuka ibyabaye kuri Abrahamu n'umwana we Isaka mwabiri Abrahamu gafata umwana we azamuye icyuma agiye kwica bagiye kubona umwana imwereka intama ifite mu byatsi irangiye avuga ngo irangiye kuba yitanga araje guhanahita ngo the Lord will provide Yahweh Jireh mu Kiheburayo Imana ubwayo izishakira igitambo Imana ubwayo yishakira igitambo we nta gitambo ufite wahita na Abrahamu ubwe wita umukiranutsi muri Bibiliya ntawe yitabwa yaragifite cyatuma ibyaha bye muvaho ngo nzanye ngo ngiye matura imbere yawe Imana ngo uyarebe ukwishimire ngo yishimire niba utavanye Kristo nta rindi tura Imana yakira bavandimwe nta kindi cyagoshye gukiranuka mu bisi no mu ijuru gukeretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa nta yindi nzira nta bundi buryo ngo nta kindi hari igihe tuba turi indirimbo dusinziriye ndagira ngo nimujya muririmba ubutaha wenda singiye kwakiraho itegeko ariko uzabikora ajya aririmba ariko kuko wamusinzira ukagira ngo uri nko muri winjiye mu yindi si bigatuma udatekereza kugira kuvuga ukajyana nuko akazi kari kugenda gusa rimwe rero muri kurazamo ururimbe tutari kugira ngo mutekereze ibyo muri kuvuga namaze yirindira mu kuvuga nta kintu ariko nyuma ariko naje kubona indirimbo ikiri kuvuga kandi kuko nisoma abantu benshi bavuga
ati indirimbo ya 38 hariya 38 nta kindi gihe cyo gukiranuka. Hamwe hariya amagambo yavuga ngo nta kindi, nkamwana we yabwira amagambo nta kindi, bivuga ngo ntabwo yavuga mu magambo kubera ko amagambo ntabwo yazi nyine, bisaba ko aririmba. Ibi nibyo bitwica nyine, ngo nta kindi gihe cyo gukiranuka mu bisi no mu ijuru, nta kindi. Ntabwo ari imirimo yawe myiza, ntabwo ari ubwana bwawe bwiza, ntabwo ari uko ukora amasengesho y'iminsi myinshi, nta nubwo ari ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ngo ahubwo ni uko wizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Ndabona iminota yanyu ishiranye, ngira ngo nicyo waje kumbwira. Ariko n'ubundi nabibonye. Ubu nibwo buryo Imana yashyizeho bwo gukiza abantu, ngo niyo Imana yatanze, niyo Imana yatanze. God delivered him. Ntabwo Yesu yafashwe n'abagizi ba nabi ngo bamwicare mu martire, oya, ni Imana ubwayo yamutanze, ngo byanejeje Uwiteka kumushenjagura. Yamushyize hariya, imushyira ku musaraba, iramushenjagura. Niba ngo cya kibuye nahoze mvuga cy'umushinya w'Imana ikimurekuriraho kugira ngo umwizera wese, niba ngo uza agafata cya gitambo cya Kristo akacyizera, icyo kibuye aba gisimbutse. Niba utabyizeye bavandimwe, niba utizeye ko Kristo yishyuye ibyaha byawe byose, tegereza yuko wowe nubwo cyaba kimwe uzacyishyurira iteka ryose. Nubwo cyaba kimwe, you cannot do anything. Bibiliya ivuga ngo hatamenetse amaraso ntihabaho kubarirwa ibyaha. Nubwo cyaba kimwe, you cannot clear it. Icyo wakora cyose ntiwagihanagura nimba Kristo ataragihanaguye. Kasoza indirimbo ivuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose. Nagira ngo nimba ari umuntu ifite mugira igitabo cy'indirimbo hano ngo mbasomere amagambo yayo. Ntabwo ndatuma muyiririmba, ndabizi ko abantu bari kuririmba bataba bari kumva. Akenshi abantu bajya baririmba ni akangahera 48 mwumve amagambo ari uko navuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yanshyizemo ubutware. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru rimwe. Nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we. No kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbuto ashaka. Ubugingo bwiza nahisemo ni gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Ndagira ngo utekereze kuri iryo jambo rya mbere, ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose. Nurangiza ugende wibaza wowe ubwawe, ese kuko ubugingo narabuhawe cyangwa se ndasobanukirwa ibyo ari byo, cyangwa se ndacyari gushakisha? Am I sure yuko uyu munsi Kristo ahingutse ku bicu, cyangwa se kuko dore Kristo yazahingukira ku bicu hose inkizi, ariko ikiri most likely ni uko wowe uzamanuka to the grave. Igihe cyose navira muri isi, am I sure ko nahawe ubugingo buhoraho rwose, cyangwa aya magambo nyaririmba nyabwira abandi narabuhawe? Navuye mu rupfu cyangwa ndacyapfire mu byaha byanjye? Hanyuma numara kumenya ko wizeye ko kubwo bugingo bufite, utangire urebe ko za max navuze hejuru 3 zizaki kugaragaraho, hanyuma uzabashwa ndi yuko wavuye mu rupfu wageze mu bugingo. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Nyagasani Imana yacu, amagambo muze mwami, nabizi neza yuko ntafite ubushobozi bwo convincinga umuntu n'umwe ahangaha, ndetse birashoboka yuko mwami hari n'uwatagiye kumva nkivuga agahita ahadeninga umutima we kugira ngo atabyumva. Birashoboka nabyo. Bishoboka yuko hari uwo natangiye kuvuga mwami, ibitekerezo bye bigatangira gutembera, bikajya mu rugo, bikajya muri famiye, bikajya mu ishuri n'ahandi. Ibyo byose birashoboka. Ariko birashoboka ko hari n'uwo natangiye kuvuga mwami, ukamuha kumva no kuba attentive. Ndagusabye data kugira ngo mwami, umuntu wese uri hano aya magambo yegoye ku matwi, data umurinde ko ryamera nka za mbuto zaguye mu nzira, muri kamera nk'ijambo umuntu yumvise ntarisobanukirwe, hanyuma Satani akaryiba. Ndabasabira data kugira ngo mwami uwo wahaye kumva aya magambo atarazuka azurwe nawe. Mwami nge ntabwo nabwira umuntu ngo urakijijwe, bakurya abenshi cyangwa nabikora ngo bagasengera abantu ngo barakijijwe.
ni wowe wenyine ushobora guhamiriza umuntu ko yakijijwe, ni wowe wenyine ushobora guhamiriza umuntu ko yahawe ubugingo koko. Ndakwinginze mwami kugira ngo ukore ku mitima y'abumvise. Mwami niwe ubasha kuzura umuntu, kuko niwe ufite ubwo bubasha. Kuko uhamagaye Lazaro ari mu mva umubwira ngo Lazaro ngwino, niko ushobora guhamagara n'imirambo mwami ishobora kuba iri mwangaha ikazuka ikava mu rupfu ikabona ubugingo, bakabona Kristo wabambwe bakamwizera. Kandi abamwizeye barimo nabo ndabasabira kugira ngo data bongere barebe ku mwana wawe nanone, kuko bavuze ngo uyu mugati ujye uduha buri munsi. Mwami barye kuri uwo mugati buri munsi kugira ngo barusheho gukomera muri we. Niwe wenyine mwami wakora uwo murimo, nta mwana w'umuntu wawukora. Niwe niringiye kandi niwe nshyize mwami ibyiringiro mu biganza byawe, ko ariwe Mana ishobora byose, kandi rigira ijambo ryawe ko rikora umurimo waryo buri gihe uko ritumwe. Mu izina rya Kristo Yesu umwami w'abami, amen. Murakoze.